so kugira ngo rero ibaze kugira ngo tugere aho RIB yaza mu bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina vraiment ntabwo nshaka oya impamvu ibyo bintu ndashaka kubisubiramo naba mbishyigikiye ukumva ariko ntabwo aho kugira ngo ujye utungwe n'amavideo aviyo kure wakwemera no kamera simbizi bafe nanjye byigeze kumbaho byigeze kumbaho pe byigeze kumbaho nta muntu muzima w'umunyarwanda wakora icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu wanyohereje video ukuntu Pastor Mutesi ateye ukuntu agira isuku ukuntu avuga amagambo aremye abantu ukuntu yambara ntiyakabaye umugore usenya buri kanya cyo sinjya nyumva ndakudiha njyewe bimeze bivugwa yuko uwitwa Pastor Mutesi yareze Karegeya kubera ibyo yamuvuzeho ariko icyo kuvuga ngo bavuze ko yandeze reka najyo nkisobanure Yes, reka tubahe ikaze mwese mukuru cy'ibiganiro byacu kuri Omari Pano, tubahe ikaze mu biganiro byacu. Nanone twari tumaze igihe mutatubona tunabiseguraho, ariko ubu ngubu twagarutse nanone tugiye kujya tubagezaho bwa busesenguzi mukunda, bwa buvugizi mukunda, ndetse na bya biganiro n'ubundi mutumenyereyeho. Tuba turi kumwe n'ubundi na Karegeya Jean Baptiste, tubahe ikaze hano mu rugo rwawe n'ubundi. Murakoze cyane. Ihangane twari tumaze igihe tudakora, ariko nta kibazo, wibagiwemo amasomo. N'amasomo niyo ya mbere hano. Nayo mpamvu rwose umuntu yihangana niyo umwanya wabuze cyangwa akaba ibindi bibazo, ariko tuba tunyotewe kwigisha abantu kugira ngo bagire icyo bahindukamo kiganisha heza. Umeze ute? Ndaho ni ibisanzwe, haba harimo akananiro k'akazi n'ingendo. Ejo navuye hano ejo sinaruhutse, nahise njya i Bugesera, mvayo naniwe cyane kandi ngomba kubyukira mu kandi kazi, ariko nasanze nyine ni ngombwa mu mbaraga nkeya, ariko tugomba kugerageza tugakora. Abantu kubera iki bari barakuze rero twiseguye, ariko ntitwababwiye cyari cyarabaye? Nabivuze mu kiganiro giheruka, hari impamvu ziri tekinike. Iyo mvuze tekinike, kameramani, abo twakoranaga, Jarasi yagiye muri convention day, Rwanda convention ngira ngo agenda, n'undi umukameramani wundi Dani twakoranaga nawe ibikoresho bye bigira ikibazo. Nanjye ubwanjye ngenda ncika intege rimwe na rimwe, uburwayi, akazi kenshi, umunaniro. Urabizi ko nyine bisaba courage. Ubundi na kenshi buriya nakoraga cyane kubera Jarasi yaranyibutsaga ati abantu bakeneye kumva ijwi ryawe, bakeneye ko baganiriza. Ubwo nabuze muri make nabuze n'umujyanama. Wabuze n'umujyanama? Nabuze n'umujyanama. Nuko ariko nabitekerezaga, abantu bakanyishyuza, abanyandikira benshi mu buryo butandukanye. Abo duhura bakabimbaza, duhuye physically, ababimbaza kuri telefone, ababinyandikira kuri WhatsApp. Ndabizi ko bari bakeneye ko tuganira. Yego. Reka duhere ku biba biri kuvugwa byinshi cyane. Hari ibyo nawe wavuzwemo, ndibuze no kubigarukaho mu buryo bwihariye, ariko reka duhere ku makuru abakiri mashya afangaha. Unyujije mu ijisho ry'umunyamakuru mu basirikare batandukanye bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, wabonyemo iki? Nabonyemo iki? Isomo nuko barakoze, bakoreye igihugu, baritanze, hanyuma harageze nyine ko bakomeza bakagikorera mu bundi buryo, bikorera. Buriya akazi ka gisirikare no kugeza kuri iriya myaka uba waharanye cyane, kubera ko karexija ntikagira amasaha, kandi nikagira bosanse ngo uvuge ngo wenda ngo bagutumye ahangaha saa 9 z'ijoro, uvuge ngo dore ngo dore umugore aherutse kubyara. Hari impamvu utatanga.
so kugikora imyaka irenze 30 rero no, ni ngombwa rero ko abantu baba barakoreye igihugu bakagira n'amahirwe Imana ikabarindiramo bagira n'umwanya bagahabwa uwo mwanya wo kugira ngo bajye kwita ku miryango yabo. Ndavuga umuryango umuntu aba yarashinze ubwe, umugore n'abana, ariko n'indi miryango ibashamikiyeho, aho bavuka, aho bashatse, abo biganye, ababyara, abo bakoranye, bagira uwo mwanya baganire bisanzuye, nta uvuga ngo mu kanya niwe urakora akazi turagutuma aha. Ibyo biba bikenewe, bakiroragisa relax, kuko buriya muri kara kazi rwose abo woroshye abo ukomeye byanze bikunze oda aba ari nyinshi, ntawe utagira uzimbu ushobora kugira buzi ariko nawe icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri no kugira ngo imyanya barimo buriya hari abandi barazamuka bari bakiri batoya. Buri igisirikare cy'u Rwanda gisa naho kirimo nka generasiyo ebyiri. Hari abarwanye mu ishyamba, abarwanye urwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, ariko ntabwo kigeze gihagarara kwinjiza. Bivuze ngo umubare munini w'abarwanye mu ishyamba, abarwanye urugamba rwo kubohora igihugu, benshi nibo bagenda bakura hakazamuka abashya bashobora kuba barinjiye nyuma y'uko igihugu kibohowe. Abo bantu ntabwo amateka yabo asa, nubwo igisirikare cyose gikora kimwe, ariko uwaciye mu nyeshyamba akaza kujya muri armée régulière nayo irimo ibindi bice, kuko hari ababyirukiye mu nkotanyi. Igihugu kimaze kubohorwa hinjiramo abandi bashyashya, hinjiramo abexifari, baravanga. Ubwo ni ukuvuga ngo hari umuntu rero abari kubyiruka, bari kukibyirukiramo batabaye muri ayo mateka, abakuze either yabaye mu nkotanyi cyangwa se yabaye mu nzirabwoba. Hanyuma habanje kubaho igisirikare cya APR, nyuma haza kuba RDF, Rwanda Defense Force. Iyo rero nk'uwinjiriye igisirikare muri RDF amateka ashobora kuyumva nk'uko natwe tuyasoma, amateka y'inkotanyi ku rugamba cyangwa se y'inzirabwoba ku rugamba. Abo rero nabo ni bashya, ni urubyiruko, ni bato, bagiye kuzamuka, ariko bakazamukana mu migirire hatarimo ya mateka. Yego. Kuko nibaza ko nubwo ibisirikare byose byaba bikora kimwe, ariko amatekinike ashobora gutandukana par raporo y'ubunyeshyamba cyangwa se yo kuba uri umusirikare w'igihugu. Ubu rero uwinjiye, ubu hari abari kuzamuka bashyashya binjiye cyaramaze kuba RDF, sibyo? Bivuze ngo no mu mikorere byanze bikunze, usibye kubimenya, no mu mikorere hagomba kubamo difference, cyangwa se hakaba ibyo no mu nyigisho hakagira igihinduka. Kuko kwigisha umuntu wabaye mu nkotanyi cyangwa mu nzirabwoba bitandukanye no kwigisha waje ejo bundi winjiye, mbese wenda tuvuge umusore winjiye muri bibiri. Tufate urugero, winjiye muri bibiri, winjiye muri 2005, ubona amaze kuba ubukombe. Ariko ya mateka ya mbere ya 1994 kugeza 94 kuzamuka ukazira za 97 mu ntambara z'abacengezi, ibyo byose ntabwo abifitemo. Ntabwo yabibayemo, abizi ibyo kubisoma, abizi ibyo kubibwirwa, ntabwo yabibayemo. No mu migirire rero burya haba harimo birafekta, cyangwa se either kugira ngo ubimushyiremo cyangwa se kugira ngo umuvanemo ibindi yaba atekereza, biba bitandukanye. Yego. Karagaciyemo, reka nkwihutisha abantu bakumenyereye ku masomo n'inama z'ubuzima, ariko reka twinjire mu muryango.
ejo bundi abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga babonye amajwi abantu bagiye bahita banoma bati ni runaka, ni Mutesi, ni Mama Sherene, ni runaka, abandi bati ntabwo ari bo. Nabo umwe muri bo ari we Pastor Mutesi yigereye hanze aravuga, ndetse uri no mu bantu bakomojweho muri video yakoze. Reka mbanze twinjire hasi mu kintu cyo hasi. Ari umuntu wari kodinze ano majwi ye ndetse n'umuntu wayashyize hanze. Abantu baravuga bati hano harimo kwangiza sosiyete, harimo kwica umuryango nyarwanda, harimo kwica abana bacu. RIB yakaba yinjira muri bino bintu. Reka duhere hasi. Ari uwayashyize hanze, ari n'uwayifashe. Kosa ni iryande? Oya ntago mbanziriza ku ikosa. Isomo. Ngiye mbanza ku isomo. Yewe ni nashaka no kurangiza ikiganiro RIB ntayivuze. Yego. Kuko RIB RIB iza mu bintu nayo ntiza ngo ibigira ibyayo, iza ibishakira parike, parike nayo ikabijyamo ibishakira urukiko, urukiko rukabijyamo nabwo rushakira gereza. So rero ikintu cyose ntabwo umuryango ushobora kumanagingwa n'ibyo bintu. Nkunda kuvuga ko amategeko ni nka garde-fou. Garde-fou ni akarinda abasazi. Ribenaka gakamere neza. Yaba bazi ko muri no nyubako hatazagira abasazi, akandi kari kuba. Sibyo? Ntihari inzu se zitatugira cyane. Urabyumva? So umuryango wakabaye udafite bene. Umuryango w'abazima ntukeneye uturinda abasazi. Right? Good. Niyo mpamvu rero ribiza aho byananiranye. Twitabaza inkiko aho byananiranye, twebwe ibibazo tutabashije kwikemurira. Kubera iki? Hari ya masomo ataratangiwe igihe. Isomo rikomeye rya mbere ntarajya no ku mazina. Imibonano mpuzabitsina yabiyemewe yabitemewe, ibyo bita, hari ababyita guhuza urugwiro, hari ababyita kuremerana, hari ababyita kwihakabyizi, hari ababyita gutera akabariro. Uko yakwitwa kose nta namwe ibera mu ruhame. Turacyumva? Ishyano ryacitse umurizo umunsi ibibera mu muhezo bijya ahabona. Wacyumvise? Niba ari ibintu bikorerwa ahantu hatabonwa, igikorwa kiri hagati y'abantu babiri kigera muri rubanda gute? Ngo babimaze iki? D'abord ngo babimaze iki? Niba ari igikorwa kiba rimwe na rimwe bamwe bazimije amatara, kuki wazimya amatara kamera ifunguye? Ese gufata amajwi n'amashusho y'icyo gikorwa, amajwi, amashusho n'amafoto bigamije iki? Kubika urwibutso. Uti? Kubika urwibutso. Rw'ikisi? Rw'ibyo bari barimo. Warubitse mu mutima wawe n'uwo muri kumwe harubika muwe, ko imitima ntaho igiye. Keretse niba uzi ko buracya mutandukana. Ariko umuntu kireba ubika urwibutso rwe. Umuntu ukiri kumwe kuki wifuza kubika urwibutso rwe? Yazaba yagiye he? Urumva harimo ibindi bintu. Either hari ababigize umukino, kuko kubikorana n'umuntu utizeye ko umwaka utaha muzaba mukibikorana, mwabikoze ku buryo umukino wo kwishimisha kugira gute. Ariko burya abantu bakwishimisha batagira nta kwishimisha gukorerwa mu mubiri w'umuntu imbere. Yego. Cyane igikorwa kiri sacré, cyakabaye gikorwa n'abantu biyumvanamo, biyumva mu nyungu zimwe, bakishima kimwe. So rero hari uri gukamera ubwo aba hari kweri. Ako se wa mugani. Kuko we icyagabije ni ishusho ikeye. Icyagabije nijwi ritarimo amakarasi. Aho kugira ngo ashishikazwe n'igikorwa cyamuza. So rero igikorwa bagitesheje agaciro. Yego. Ari nabyo bibazo society igenda ihura nabyo. Yego. So kugira ngo rero ibaze kugira ngo tugere aho RIB yaza mu bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina vraiment. Ntabwo byagombye. Ariko abantu barayitabaza bati yakabaye ikumira ibi bintu. No, ariko kuki dutabaza RIB? RIB niyo tuzajya dutwikira imivumo yacu twese twabiretse. Iyihe mivumo se? Ni imivumo.
navuga ngo imibonano mpuzabitsina agiye ku karubanda ni umuvumo kuri sosiyete. Ntago ribu yaje kuvanaho amahano kuri sosiyete rero. Na ribu parike inkiko amategeko n'uturinda abasazi. Icyakabaye nuko twebwe twirinda ko sosiyete igira abo basazi. Yego. Ntago ribu yaza. Ntago ribu yaza. Abantu bagiye bakora ibintu mu cyubahiro. Kibikwiye ribu yaza muri ibyo kugira gute. Yasigara ireba ibindi nabyo bitakabaye biri ngombwa. Nanjye uvuga ngo gukubita gukomeretsa nabyo ntibyakabaye biri ngombwa. Abantu bakigishwa kumanaginga imijinya yabo. Umuntu akwambuye 5 urahonze uranyukanyutse 5 kwera. Ibyo nibyo abantu bakeneye ofete. Hari ibintu bijya muri ribu parike mu nkiko ubona bitari bikwiye. Ese bamwe bati harabajyayo ngo yandebye nabi yarantutse so agututse se byakunaniye kwiyunga n'umuntu wagututse kweri. Ariko abantu wakonesheje imyaka bizagenda bite? Ariko abantu baravuga bati byibuze uyu muntu washyize hanze aya mashusho we apana nyirayo. Uyu wayazanye hanze bakaye bimuhamagara kugira ngo n'abandi bantu bafite andi mashusho y'abantu ntibayashyire hanze kugira ngo abana batayareba. Ariko nakubwiye ko ishyano rya mbere ni ukuyafata. Ahantu hakorerwa biriya bintu haba kamera yo kugira gute. Tubanze tuzirike ibyo. Tubifate tubijombeho umwotso. Ahantu hakorerwa ibyo bintu hagera kamera gute. Byabanje ntuza Muhanga. Cyo kora byo manza byagezeho biracayuka. Kamera igera habera biriya bintu gute. Nuko bitesha agaciro icyo ni cyambere. Kandi biriya bintu birubashywe ni sacré birema abantu. Igikorwa gishobora kuvamo umuntu uzaba papa, uzaba ayatora, uzaba musenyeri karidinali, uzaba empereur, uzayobora UN. Igikorwa gishobora kuvamo umuntu nk'uwo tukagibanariza kweli. Sosiyete irarwaye tout simplement. Ni igikorwa kiri sacré wabishaka utabishaka. Gikorerwa mu mibiri y'abantu imbere. Nta kindi ndabona. Gikorwa n'abantu umwe wenyine ntahagije ngo gikorwe. Hari ikindi uzi? Ntahi. Babiri. Hanyuma ibyo bikajyaze nukubitesha agaciro. Yego. Nibyo bituma n'abandi n'undi wese avuga ngo ukwe abagabo barahe bashekeje. Umuntu hari umugabo w'umutanzania wari waje mu Rwanda avuga igiswahili. Noneho abantu bakabaza undi muntu ngaho se mura. Ahita baravuze ngo atamurongora uyu musa azamurongoreje. Impamvu bivuze gutyo ni ukubibanariza. Ni kwa kundi ushobora ujya kubona ukabona ubundi kera barateretaga ugakutiriza ugapfukama ibyo bagutegetse byose ukabikora. Ariko promo ujya kumva nk'abantu muri bisi umuntu abwiye undi ngo gare ushatse wanyihera. Come on. Wanyihera ukagira ngo ni bomba. Please abantu nibagaruke kuri gakondo y'abantu ya humanité. Kandi ibintu biri sacré. Niba hari abikora ku buryo bw'amaramuko babicuruza nabyo babikore mu buryo bwiyubashye. Niho nari ngiye kugera ko hari abavuga bati aya mashusho yabo urumva bayifata bari kuyoherereza aba diaspora ngo babaha amafaranga bati baba batunze abana wenda statement ntago nayishyigikira. Igisubizo rwaye kirahagije ko nta kamera nta instrument yakabaye ahantu habera kira gikorwa. Apene haba buji cyangwa itara. Kandi abo bantu batari kumwe umwe ari hanze undi ari mu Rwanda kandi yaki. Oya nago nshaka impamvu ibyo bintu ndashaka kubisubiramo naba mbishyikiye nemeje ko ari aba diaspora batunzwe n'amashusho y'ubusambanyi bwo mu Rwanda. Yego. Ntago ushobora kubishyikira. Donc mbifashe nk'ibitabaho rero. Mu magambo yanjye byo sishobora kuvuga ngo bibaho. Ubusambanyi à distance. Nabyo n'ukuri kwiyica mu mutwe. Kubera siki. Mu diaspora se ari igihugu kitabamo abagore kitabamo abagabo. Yashatse abari aho ngaho. Nese ubwo bigezaho wowe mu gihugu bamo cyakure ukenera ishusho video cyangwa audio y'abantu bari mu mibonano mpuzabitsina iri mu kindi gihugu. Gutese wabishatse se ukabikora. Wabuze iki? Ngo biba bigoye hanze. Ni ibivugo. Bigoye hanze. Ngo hanze biba bigoye ngo kubona bo babikora. Simbizi. Bon. Reka wenda mvugeho gakeya. Ntabwo hanze bigoye.
ntabwo banze bigoye ahubwo abanyarwanda cyangwa se abanyafurika hari ibintu twifite byatubase bidukurura yicara yumva ko ngo niba atari umunyarwanda akazi ngo niba atari umuntu wo muri gararake ngo ntabwo byakunda naho kubona maze mu bihugu bimwe na bimwe babicuruza ku buryo bugaragara ariko akaba yumva ko we wenda kubijyana n'uwo batavuga ururimi rumwe cyangwa se n'uwo batavuka hamwe ukumva ariko ntabwo aho kugira ngo ujye utungwe n'amavideo ava iyo kure wakwemera no kamera simbizi nanjye byigeze kumbaho byigeze kumbaho pe byigeze kumbaho nagiye hanze y'igihugu abahungu bakambwira bati none ati aho hirya rwose zategeza asubire mu Rwanda iyo ni imyumvire ariko imyumvire yo kuba utabonana n'umuntu mudafite aho muhuriye mu mico cyangwa mu rurimi iyo myumvire ntabwo ari mibi byo ni nabyo kubera ko kiriya gikorwa cyakabaye hagati y'abantu biyumvanamo ariko nanone kumva ko ushimishwa nacyo cyakozwe n'abandi cyakoreye kuri atari we wagikoze nabyo ni ubundi burwayi bishobora no kugutera intuza n'uburwayi bwo mu mutwe so nta mpamvu ntabwo shyikiye sinabizi ko bibaho mvuze ko bitabaho nta muntu muzima w'umunyarwanda wakora icyo kintu cyo kuvuga ngo sambana n'undi muntu munyoherereze video yanyu cyangwa se nyoherereze audio cyangwa video yawe ubwo ni nkaho tuba tubikoze n'ubusazi hanyuma rero ubwo nabanje kuvuga ngo aho mpagaze nta video nta recorder byakabaye mu cyumba kiberamo biriya bintu ni ahantu hari sacré urinjira ugakinga ukazimya itara ugafunga rido ukazimya itara cyangwa ukaricana abantu babiri bonyine nta rubitire wuriya mukino ubaho ntabwo numva rero ukuntu haba cameraman ubwo ikosa rya mbere ishyano rya mbere ni ukuba byafashwe hanyuma igikurikiyeho cyo kumenya ngo uko bikwirakwizwa kuki byafashwe d'abord niyo ribu uvuga iramutsije ngiye navuga ngo wowe nyiri irijwi wafashwe uti bararikwibye nawe ubwawe sinzi niba wenda amategeko y'u Rwanda ariko byanze bikunze itegeko barishaka wenda niba baguhanisha ibiterasoni cyangwa se sinzi bundi icyo bita merce sinzi ukuntu ndabyita habona icyo bita droit coutumier buri societe igira za kirazira zayo wazirengereye nawe wagakurikiramo d'abord wowe nyiri video uko yafashwe waba ubizi waba utabizi mbere yuko ijya hanze no kuba yarafashwe wamaze kurenga umurongo kuko mu muco wacu sibyo hanyuma rero tuye guhangana ngo byageze hanze bite kuki byabayeho d'abord kuki byabayeho iyo video itabaho umuntu abantu benshi ukajya kumva amajwi yabo yagiye hanze ugashaka kwitwararika uwayakwirakwije yego nawe yakoze ikosa ariko se kuki wemeye uko afatwa warayifatiye nawe bakubaze none hasigara icyo kumenya ngo kuki yakwirakwijwe yego ariko kwemera ko afatwa nabwo ubwawo nawe ntabwo uri muzima naho ngaho yego hanyuma Mutesi yari gusobanura hari ikindi kintu cyagarutsweho bati nimba koko uyu muntu yarabeshyewe agatanga abantu bakavuga yuko amajwi araye kandi ataraye aba bantu yakaba yajya kubarega direct abandi batese nimba ataraye arabaregera iki nyine kubwo atari we wowe ku ruhande rwawe no icyambere abaye ataraye nuyatangaza ntayamwitirire nibwo ibyo nibyo byatuma tuza ariko ndakumenyesha ko kwitirirwa ikintu bwacyo kirababaza no kuvuga ukuri birababaza so byose keretse iyo babisohora bisohowe ntihagire wongera ijambo ngo uyu nindi cyangwa abantu akaribo bivugira ngo ndumva ari kanaka ariko kubisohora none muri titire mu magambo ukavuga ngo runaka
yaba watabawe deja wamaze kurenga umurongo wamaze kurenga umurongo. ariko n'ubundi muri comment abantu nibo bavugaga ngo barumva ari runaka ntabwo abayasohoye bigeze bapresiza ngo bavuge ngo wayasohoye niba ataravuze wayasohoye rero kuyasohora ntuvuge nyirayo yakurega se ahereye kuki, ariko kuyasohora uvuga ngo ndabona ngo uyu ni kanaka cyangwa ndabona yaba ari kanaka, aho ngaho waba uri mu murongo utukura. yego ariko nzi ko nawe kuyasohora ashobora kuba yasohoye agamije kuvuga ngo abantu bamenye ko ari kanaka. yego icyo ni kimwe. hanyuma rero Pastor Mutesi ni umugore w'umunyarwandakazi wakabaye aharanira nawe kuba umugore ubereye u Rwanda. yego niyo mpamvu yakoze ubukwe tukabutaha. ni umugore wa mushuti wanjye. nkunda kubona rimwe na rimwe avuga ati ibi bintu mbivuyemo na cano ngiye kuyigurisha. umuntu yamugira inama, imihanda yayibayeho igihe kinini yakabaye ayivaho, yaba ari uvugwa, yaba ari we nyamaswa ivugwa mu mwandiko, yaba atari we, akicara mu rugo akita ku mugabo, akita ku bana, naho ubundi kayice iva mu kanwa ka nyirayo. iyo umuntu akuvuze nawe ukavuga, ubwo iyo shene ntiyigera ihagarara. ibiganiro byinshi byagiye bikorwa kuri ari Pastor Mutesi, ari n'abandi bantu mubona ku mihanda bahoraho, akenshi bisemburwa byongerwa nuko nabo bavuze. hari abavugwa bakicecekera urabyumva. niko kuzimya umuriro ndawita umuriro w'ikira, umuriro w'amagambo uzimisha silence. iyo utavuze bararekera. yego so rero nibaza ko ibyo aribyo byose tumushaka ntabwo twamushakiye imihanda, yakabaye atuza akaba umugore. bavuga batavuga, abantu barari bo kumurema agatima bakamubwira ati ihorere icecekere shenge, ntabwo ari ngombwa kwaza ku mihanda. kandi avuga abamurwanirira barahari, kandi nabaha umwanya. kandi avuga ati abantu barajwe ishinga no ko urugo rwanjye rusenyuka, bazarekera kuvuga ngo ari uko nagiye rusororo. hanyuma se ntabwo urugo rusenywa nuko rwavuzwe, nuko abarugize bavuzwe. iyo abarugize babyimye amatwi, urugo ntabwo rusenyukira ku mihanda, rusenyukira mu rugo nyine. niba bavuze ko unyara ku buriri utabigira, urumva wagenda uvuga ngo karekera nyara ku buriri bikansenyera urugo, kandi bazi ko ntanyara, kandi niwe mubana bizi ko utabikora. ntabwo urugo rusenyuye. tujye twumvikana. hari ibintu abantu baryoherwa kuvuga, cyangwa bikavugwa na benshi, cyangwa bikavugwa n'abafite influence, abantu bakagira ngo nibyo. urugo rwavuzwe ntabwo ruhita rusenyuka ditu. yego ntabwo zijya zishingwa bavuga ngo uriya muntu ngo yaruriye matene, ngo uriya mugore yari asanzwe ari indaya, cyangwa se ngo uyu mugabo ngo yatandukanye n'abandi bagore batanu ngo n'uriya ntazamushobora. ukabona urugo rubayeho rurakomeye. yego urugo rwubakwa n'ibibera muri urwo rugo, guhera mu cyumba, muri salo, muri jaride, kugera kuri porutayi. ibibera aho ngaho kugera kuri porutayi nibyo byubaka urugo cyangwa bikarusenya. ntabwo hanze ya porutayi, never. na mudugudu ntiyarusenya. umuntu utarenga porutayi ntashobora gusenya urugo rw'umuntu. rusenywa na ba nyirarwo imbere. abarenga porutayi bakajyamo imbere nibo barwisenya. bakuvuze ko wenda ucura abana, ariko wowe mu muco wawe ukaba urya ari uko abana bamaze kurya, urwo rugo rwasenyuka. ngo baravuze ngo ncura abana. none twavuze igihari bavuga ko uca inyuma uwo mwashakanye, icyo kiragoye kukiverifiya nimba koko biba hanze cyangwa bitaba. ntibyarusenya nabyo urabyihorera. ubundi umuhanga wo guca amazimwe, iyo bakubwiye ngo dore umugore wawe ari gusamanamo hariya, ubikubwiye umufata ku munigo ukamukubita recto verso. oya, kandi aguhaye amakuru. ntabwo uri umusekirite w'urugo rwanjye. aguhaye amakuru y'ikisi amaze ikisi agusenyera urugo, ayo se amaze iki? n'abandi babyumve ayo makuru amaze iki? hari umuntu wari washinga urugo ku murenge cyangwa kwa padiri, kwa pasiteri, kwa mufti, akavuga ngo mbarindishije uyu mugore mujye muncungiraho agiye, mbarindishije uyu mugabo mujye mundeberaho yinjira. hanyuma ayo makuru ayazana, wayashinzwe nande? ninde uguhemba kwanza? ndakudiha njyewe. bimeze
usibye n'ubu njye nta biranzaho ariko kera mu buseribateri hari abantu bazaga akambwira niyo hari umukobwa turi inshuti ukumva umuntu umwe arambwira ati uriya tera umwaku ati dore na wa muhungu wamwambuye ati muti maze kumugonga ati mukuru we dore yapfushije umugabo ati dore ndamubwira ni please ayo magambo ntawe mba nkeneye njyewe ni gukundana n'umuntu uba ufite system ya intelligence ubundi z'ubwo ingingo dusigaje si yuko yandeze niyo ngiye kwita njyaho iby'ingenzi umuryango ariko icyo si ntagisoza kijyanye n'amakuru abantu batanga ku makupure donc urumva inama nagira n'abantu bose iyo ukeneye amakuru buri wese agira system ye yo kumenya amakuru ku washaka ku mukozi wawe ku mwo mukorana iyo ushaka amakuru ugira tekinike ariko umuntu wishyira mu kazi mukubite azaba ari ujya kuri ribu ariko hari igihe bari kukuburira ati hari ahantu uri kugenda utarabimushinze please no ariko amakuru akuzanira kumarira iki ese ubu ngubu umbwiye ngo ari muri kino cyumba nkasimbuka ahangaha nkapfa si wowe unyishe yego ayo makuru nayiki yego si ngombwa donc ni ukuvuga ngo umuntu wubatse ashaka kubaka yirinda kuba ingenza y'uwo bashakanye yego yirinda kwicara mushakaho amakuru yirinda kumucungisha ijisho kuko aba ari mukuru nibyo ejo nakubwiraga donc garanti yo kugira ngo ingo zirambe ntabwo ziba zigizwe n'abatagatifu ariko iyo zigamije kubaho zikaramba zikabyara zigaheka zikarera zikigisha zigashyingira zikuzukuruza hari ibyo zirengagiza ntibagira ntirera imfubyi ureba buri kantu abantu management kuko ingo nyinshi zisenywa n'amakuru rimwe na rimwe yaturutse ku bandi bantu noneho rwa rugo rucanzwe rujegajega rukayishinga iyo uyishinze daboro ujya kuverifiya ukuri kwayo rimwe na rimwe ukabona ibimenyetso kandi nakubwiye ko kiriya gikorwa nta na rimwe kibera ku karubanda usibye kuvuga ngo binjiye mu gipangu kimwe ukabutwayayo ugahita wimagine ibiri kuhabera nta n'umwe uragenda nta na rumwe rurasenyuka ngo bapfuye ngo gucana inyuma nibura yasanze wenda yageze mu cyumba byabereyemo akamenya amashuka byabereyemo cyangwa se akareba n'amatembabuzi ari muri ayo mashuka nta n'umwe ugira uwo mwanya amagambo gusa rezondi barabyumva yego urwo rugo rero ruba rwarashinzwe ruba ruri ku manegeka ofete ruba rwarashinzwe rutakenewe cyangwa se ba nyirarwo batarushaka yego so rero kwicara ugenda ushakisha ngo anyuze he ngo noneho ngo yataramiye he ejo bundi hari umuntu umuntu wanyohereje videwo audio umugabo umwe ari kuvugana n'umugore w'undi mugabo ariko uwo mugabo wundi basangiye umugore noneho wa mugabo kubera ifuhe ajya kurega kuri wa mugabo wundi ni nkuko n'abasangiye habara na Gedewo noneho nkahamagara umugore wa Gedewo ngo ngende nkwereka aho Gedewo atinda ariko ikigamijwe ari kugira ngo umugore wa Gedewo amufata mu kipinge sinzongere guhura na Gedewo hahandi umuhungu arashishikara pe arashishikara ngo wowe ngo rwose ngo uzaze ngo mpakujyane ngo ntuzi ko ajyane ngo buriya n'igihe atashye niho aba yaraye ibintu ntabwo muri sinateganya kubivuga ariko ntacyo nuko urumva umugore nawe aratakarwa arishimye ngo wabungiriye neza aho kumubwira uti wazibye umugabo wanjye ko mwizeye umuntu akuzanira amakuru nk'ayo wowe ugatakarwa ukabitaho umwanya ariko ntabwo ibyo urumva wamuzibisha kuzaniye amakuru nk'ayo ngo uyamaze iki ariko
umenye nyine aho umugabo wawe dore hari abandi nzi bigeze gushyiraho ikipe ikipe yo kujya ibacungira abantu runaka ubwo n'amafaranga atangiye kugenda kuko umuntu watwawe gutyo ashatse arakuvuga ati ngurira amayinite ya 5 ndarara nkukoreye umuti wayamuha 5 ntibisohotse ejo akavuga ati bagiye muri hoteli iri i Bugesera integera ivatiri y'ibihumbi 30 ubwo uvise urugo ko imitungo wari gutagiye kugenda ku makuru y'amafuti atazagira icyamara izi ngo zose ubona zose muri Kigali mu Rwanda izibayeho zimaze 5 10 20 20 30 40 50 nta na rumwe rurimo abamarayika uranyumva yego nta na rumwe rurimo abamarayika yego ariko abantu ikibaho nukubaha igihango cyatumye mubana mukabyereka societe kubera ko gusenya urugo ni crime contre la societe yaso uko nabikubwiye ya societe wahamagaye abantu bagahagarika akazi kabo umuntu agatega impara iva mu Bugarama ngo aje mu bukwi Nyagatare akarara amajoro warangiza nyuma y'iminsi ngahe ngo urasenya ni crime contre la societe gusenya wananiwe kwiha donc wagiye muri ibyo amakuru urafata amakuru abonetse yose ukayaha agaciro ntabwo warubungabunze ofete urugo weretse abantu rwa rugo weretse ba bantu bagahurura nzi ko nta bukwe mu Rwanda butahwa n'abantu bari munsi ya 300 nabo kadufate ubwo muri corona byabaga abantu senkane nabo ni beje nabo ugomba kuba hold accountable kuri abo bantu kuko washinze umuryango utawushaka wakinishije abantu barirwa bakoma inyuma bamwe bagiye muri dry cleaner abagore bakodesheje imikenyero ayo n'amafaranga yabo uri gukinaho urabyumva suko yego so nibyo ngibyo rero yego turi kugenda tugana no ku musozo ariko reka nsoreze kuri iki ngiki bivugwa yuko uwitwa Pastor Mutesi yareze Karegeya kubera ibyo yamuvuzeho abantu nabonye bibaza iki ngiki Karegeya rwose agomba kugishyiraho umucyo akatubwira yamureze iki byagenze bite ese urubanza rugeze he urwo rubanza ntarwo nzi nabyumvanye Pastor Mutesi mu kiganiro ku kwezi ngo abantu baramubwiye ntago nzi babimubwiye yego abo nibo babizi ngo bamubwiye ko yandeze kandi nakubwiye ko ari umugore wacu d'abord sibyo se yego ntago urumva ntago twarongora umugore watujyanye mu manza icyo ni kimwe kandi urugo rwabo nararushyigikiye ntacyo je ne manage aucun effort ntacyo nizigama wabyumva mu mutwe ku mubiri mu mutima ku mufuka nta na kimwe nizigamye kugira ngo nshyigikire ko iriya couple ibaho nari maze iminsi mbivuga ko Pastor Mutesi si umuntu ubundi biranantangaza nyine ni kwa kundi isi bajya bavuga ngo ntizijya kwa bwiza ukuntu Pastor Mutesi ateye ukuntu agira isuku ukuntu avuga amagambo aremye abantu ukuntu yambara ntiyakabaye umugore usenya buri kanya icyo sinjya nyumva na mbere icyo ni kimwe hanyuma ariko nawe byaramunaniye kuva ku mihanda ari Bosco niwe wajyaga avuga ngo difference iri hagati ya Pastor Mutesi na Mama Sharirene avuga ngo Mama Sharirene ni inkeca ngo naho Pastor Mutesi bye bihora hanze twifuza ko kugira ngo atubere umugore mwiza twifuza ko yagabanya ingendo ze zo ku mihanda kandi bamuhozaho ingenza bamushakaho amakuru hasi hejuru ariko nibyo yavuze ejo niyicare mu rugo niba atari umugabo umushyiraho ingenza niyicare mu rugo abyirinde nanjye nigeze kugira ngo muri cadre yo kuvuga ngo muri rehabilité atangiye gutegura ubukwe na nyuma y'ukwe nigeze kwifuza ko yaza kuri KOP tukaganira yego akatura tukanamwemera protection kameme tukamugira inama ariko nagezeho nsanga nk'umugore wacu ntago twamushakiye nanjye ubwo nari kuba mbaye nk'abandi
nubwo byari kuba cyari ikiganiro kiri pozitifu ariko nanone ibaze mbonye amafaranga kubera ko nacuruje umugore wa mushuti wanjye yego nahise mbireka iki ni kikwereka ko nta kibazo ufitanye nawe rero yakaba yava ku mihanda ariko icyo kuvuga ngo bavuze ko yandeze reka najyo nkisobanure mbere y'uko ategura ubukwe umuntu yarampamagaye arambwira ngo hari abantu icyenda Pastor Mutesi yajyanye muri RIB yego ngo muri abo 9 nanjye nari ndimo ngo ku kiganiro nakoreye kuri Jaras nta proof mfite kandi uwo muntu arambwiye nti wakwiyaranje iyo kopi y'urwo rutonde rw'abantu yareze ukayinshakira nkanayishyura ntayo nabonye so nta gaciro nabihaye uwo muntu arambwira ati RIB imaze kubikora babiri muri abo 9 babiri nibo yohereje muri pariki ndavuga nti wanzaniye kopi ya dosiye umuntu ntiyayinzanira ubwo ngewe avuga ko nge natakaye muri RIB muri 7 basigaye muri RIB nanjye ngo ndimo babiri bajya muri pariki noneho umwe ajya mu rukiko Kibagabaga n'urwo rubanza sinigeze ndwumva uranyumva so rero naho niyo sano ushobora gusanga uwo wabimbwiye ari nawe wabibwiye Pastor Mutesi ngero nta gaciro nabihaye Mutesi nawe ngira no mu kiganiro yavuze yuko atazi aho yakureze ngo nabantu bagiye bakereye ibintu birashoboka nyine imihanda ibaho byinshi bashobora kubikira cyangwa naho yaba yarandeze se RIB gakarasa sans suite bya bintwaye ibyo ni ugushaka ubwo urumva ni ugushaka kumwangisha abantu impande zose kwa impande zose Pastor Mutesi yandega iki se kugira ngo ricare yubaka urugo se ni icyaha n'abandeze bese mfite izindi manza nyinshi zishingiye ku biganiro ariko nabo simbizi kabisa nabo simbizi kuko ibintu byinshi ibiganiro byanjye bikora bigamije kwigisha kwigisha kujya inama amakosa y'umwe nkayavanamo isomo ibyiza by'umwe nkabivanamo isomo nkahereza abandi nta na rimwe ushobora gukora ikiganiro kigamije gusenya personality y'umuntu yego pe ntera kubye cyangwa ngo mbihimbe ntibishoboka ariko rimwe na rimwe uvuze ko nyurugo yapfuye ntago ari ubumwishe so rero ntibakabaye bakibiremereza kuko kwitwa ko umuntu yareze undi nuko ubona dosiye cyangwa se urukiko rukakuha nimero bakavuga ngo uzaburana teri date yego sibyo hari urwo nari mfite hari urwo mfite rwagezeyo 2022 barupanga 2026 ngiye bigeze 2024 ndavuga nti mwurwigize imbere ubu ndimo ndaruburana nubwo ruri anku urwo ndaruzi nurundi narwo nigeze kubona umuwisiye anyandikira narwo rushobora kuba ari ruri ankuru ariko ho ngira ngo mubahuza ngira ngo nta nimero nta rukiko ruranyohereza nimero y'urubanza n'itariki nzaburaniraho so gufata rero kandi ibyo bya Mutesi ni nki 2024 mo hagati kuba bikigaruka ni chantage ni blackmailing cyangwa se nabashaka kumunteranyaho kugira ngo kongera kunyibutsa ko yaba yarandeze yego kandi je musubire réconcilier avec moi-même et sa famille we ntacyo nigeze mubwira nta gaciro nabihaye yego ikimenyemenye namutaye ubukwe ndabutaha kuva saa 3 kuva saa 3 kugera nka saa 11 yego my time doti na reception byose cyane ubwo rero bivuze ko ababigarura ni nko kumubwira ngo dore nta bantu nta gucira karutega nakaregya waramureze nubwo ari inshuti y'umugabo wawe nta no wosinge wosinge kubera ko no kurega umuntu mu buzima busanzwe abantu basanzwe umuntu yakujyanye kuri RIB niyo RIB itakohereza muri parike byitwa ko agufitiye akango nono ariko ngewe niba dosiye niba muri abo 9 nari ndimo RIB ikasanga nta gifatika ntibijyane muri parike simbiburane ibyo bintu byaba bigifite agaciro gute kweri ntako pe ababizana nk'aba bashaka gukomeretsa amarangamutima ya Mutesi
kumva ko abantu bose yaba yarabareze cyangwa nta muntu ibibazo. adafitanye nawe ikibazo ngewe ntacyo reka yego reka dusoza rero hanyuma tukurekure ubwo yes ko wakoze nawe kumfasha kandi abantu ba KOP nabo mwarakoze kwihangana dufite inkuru nyinshi ari ibiganiro tuzakora maze iminsi ntegura nubwo natinze hari inkuru ziba zaragiye zica hirya no hino hari umwana wigeze guca kwa Mbabazi Gerard avuga ko murumuna mukuru wafunzwe mu cyaha cye aho ngaho tuzashakishamo amasomo ajyanye n'amategeko hari umugore wagiye ku nkoramutima avuga ukuntu yirukanwe mu bapantekoti akagenda akabeshya urukundo ku mugabo ufite undi mugore bakabyarana gatatu n'indi nzira ndende yo kugera ibaze umuntu wagiye umuntu wahagurutse mu Nyakabanda akaca Rubavu Igoma Ibukavu Baraka akagaruka Uvira Bujumbura Kahama Arusha Mwanza Dar es Salaam resulta yavuyemo kwigisha umuntu umwe gusuka kandi bari bari kumwe mu Nyakabanda iyo nzira yose yamwigishije gusuka bageze Dar es Salaam aho icyo kiganiro nza uzakibakorera umuntu muhagurukanye mu Nyakabanda muciye iyo nzira yose finalita ari kugira ngo umwigishe gusuka icyo nacyo namaze kugitegura n'ibindi byinshi hari ibindi biri kunugwanugwa mu karere ka Nyanza turacyabitegura mu karere ka Nyanza ahavuga umwana umwe waba warahimbiwe icyaha ariko bakagihimba adahari n'urukiko rukaca urubanza umwana ari iwawe